Yes afana Sport nongeye kwifuriza ibihe byiza umurire hose mu nce z'igihugu zitandukanye. Ubu tugiye kwinjira mu nama ya Sport irimo irasozwa kabisa, imaze gusozwa iyi nama. Tugiye kuri hamwe bimwe mu byo bamaze kuba basoza muri iyi nama. Gose ibintu bimeze neza cyane muri equipe ya Sport. Ndaza kubwira ibyo Perezida Tade amaze gutangaza, ijambo ry'abagabo gose, ijambo rikomeye cyane atangarije mu nteko rusange muri iyi nama yakusanyaga cyangwa se yaberagamo ibintu byinshi bitandukanye byafasha Rayon Sport gutwara igikombe ndetse no kubaho neza no guhemba neza na Rayon Sport Company Limited. Ikibazo cya bisi nacyo nago bakirengagije, nacyo ndaza kubona kubwira uko byifashe muri Rayon Sport. Ikingenzi no kubwira ibyo Perezida wanyu Tade atangaje mu kanya mu nama. Ni inama yaberaga Inyarutarama gose, yatangiye ku isaha y'isasa nimba mbyibutse neza, ku isaha y'isasa gose. Iyi nama nibwo yatangiye kuri hoteli Nyarutarama gose, biga ku ngingo zitandukanye zafasha Rayon Sport gutwara igikombe. Ubwo tugiye kubirambura byose, ariko ikibanze no kubwira ibyo Perezida wanyu amaze gutangaza gose, ijambo ryiza, ijambo ry'abantu b'abagabo gose amaze gutanga icyo bita ijambo ry'abantu b'abagabo batwara igikombe gose. Ndaje ngubwire ibyo ari byo gose. Kadutangire katwere gutinda cyane, katwere gutinda. Ngiye kukubwira uko byifashe muri inama imaze kuba yasoza gose. Barimo basukanya bavuga ati meze biti, inama isojwe neza. Barimo bavuga bati inama igenze neza cyane. Yes, ni equipe ya Sport yatangiye inama ku isaha y'isa saba. Hari Nyarutarama gose niho bakora inama zabo, niho bafungurira. Iyo bakoranye inama niho gose bafatira buri kamwe. Inyarutarama gose ni hoteli bakunda cyane abayobozi ba Rayon Sport. Yari inama rero, inama iri kwiga ku ngingo zitandukanye, wenda izo na kunyuriramo ni ingingo cyambe. Inama ikintu baganiyeho bigatinda cyane na n'ubu gose. Inama yatinze, ikintu batinzeho cyane ni Rayon Sport Company Limited, uburyo izabaho neza kandi by'igihe kirambye. Icya kabiri ni uburyo bwafasha Rayon Sport gutwara igikombe, abakinnyi babishyura neza, mbese imishahara yose ibonekera ku gihe. Mbese ibindi nyine na Sport ntago baganiye ingingo nyinshi cyane. Ibindi byazaga ari utubazo tumwe na tumwe bagendaga bashiramo duke natwo twafasha Rayon Sport gutwara igikombe. Ariko Rayon Sport Company Limited bafatanyije n'abari kuyikorera imishinga bose gose bafatanyije bararaba uko babinoza neza cyane. Ubwo rero kadutangire Perezida wa Rayon Sport abafashe ijambo, bamwita Tade gose. Bamubaza bati se equipe imeze gute muri rusange, ese urabona igikombe bishoboka? Perezida wa Rayon Sport arabwira ngo icya mbere twongeyemo izindi mbaraga muri attack cyangwa se mu bakinnyi b'imbere batatu. Arabwira ngo mfite amahirwe ku gose nshobora gutwara igikombe kuko Rayon Sport equipe yatsinze cyangwa se equipe yegukanye umwanya wa mbere mu mikino 15 ibanza. Turacyayifite abakinnyi benshi ntaho bagiye, ni abakinnyi benshi bavuyemo, equipe yose irahari, nta kibazo gihari. Twongeyemo izindi mbaraga hagati mu kibuga ndetse na attacking cyangwa se mu bakinnyi batatu b'imbere. Ababwira ko gose equipe nta kibazo ifite, imeze neza cyane. Abwira ko kandi gose agiye gukomeza kuyiba hafi, by'umwihariko nka equipe cyangwa se nka zimwe mu nshingano afite mu buzima bwe muri iyi minsi cyangwa se igihe ari ku buyobozi mu gihe cy'imyaka 4. Rayon Sport ngagiye kuyiba hafi by'ubuzima bwe bwose. Agiye kwitaho nka equipe ye nkuko yakwitaho umuryango we. Ayifata, mbese yavuze ko ayifata nk'umuryango mugari nyine, ashizemo mbese na madamu we n'abana be bose. Avuga ko ari umuryango rusange, ariko by'umwihariko gutwara igikombe ngo ni bimwe mu biraje inshinga. Avuga ko rwose nagihindutse plan bafite nuko umwanya wa mbere kuvaho ni ikosa riruta ayandi makosa yose twakora muri rusange. Ibyo twapfa byose, ariko kuva ku mwanya wa mbere niryo kosa rya mbere twaba dukoze muri iyi minsi. Ayongera akanababwira ngo murabizi ko Perezida wanyu aragerageza kuvuga aridagadura. Perezida aravuga rwose, Perezida Tade aravuga, arabwira ngo nyuma y'imyaka igera kuri 4 ubona ko igikombe tutagitwara cyangwa se equipe itubatse neza. Ayongera akanababwira ngo equipe ya Sport ni equipe itwara igikombe
itinze, ariko murabona ko Rayon Sport ubundi ababwira ko Rayon Sport igiye gutwara igikombe igomba kuba yubakitse gutya, imeze neza, imbaraga zihuye, twese twahuje tumeze neza cyane. Inama nk'izi ngizi ziri gukorwa, turi kugenda tunganira ibitekerezo. Icya kabiri baganiye ni Rayon Sport Company Limited. Muri iyi nama nabyo rwose babishizeho umurongo, babaza abashinzwe imishinga uko birimo bigenda muri Rayon Sport, barabaza ese bimeze bite. Murabona ibintu birimo bijya mu buryo, bababwira ko rwose Rayon Sport Company Limited. Kandi ikindi mwamenya ku bafana Rayon Sport nuko abitabiriye inama ya fundraising bagomba kuzahabwa ikintu kizwi cyangwa se icyitwa membership. Icyo nacyo rwose cyamaze kunoga. Aba bagabo 49 bitabiriye inama ya fundraising bateranyije miliyoni 77. Ikintu cyitwa membership ku bantu wenda batakizi neza, ni igihe Rayon Sport izaba yabaye company limited, abantu bazafata imigabane bwa mbere. Ni bari abagabo 49 bitabiriye inama ya fundraising bagakusanyizamo amafaranga miliyoni 77. Icyo nacyo umenye ko rwose bagishizeho icyo bita umutyo. Bari abagabo igihe Rayon Sport izaba yabaye company limited nibo bazafata imigabane ari aba mbere, abandi bazaza babakurikira. Ikindi Rayon Sport bisi nayo barimo barabipanga ko rwose bisi nayo bashizeho akantu bavuga bati bisi nayo tugerageze dupushinga ku buryo byibuze champion izatangira ku munsi wo kwa gatanu, byibuze nyuma y'ibyumweru cyangwa icyumweru kimwe izaba yagize gute, izaba yahageze, tubanze dushyushye umujyi. Ubwo ibindi bagiye baganira na amafani club bayabaza ngo abafana bimeze bite. Murabona rwose, murabona barabwira bati namwe mwiteranye dufashe ekipe yacu ture ko byagenda neza cyane. Ubwo abafana ba Sport ngiye kuba burarikira andi makuru menshi cyane muri Rayon Sport, mukanda updating andi makuru y'ibanga. Nyine hari n'utundi tuntu baganiye twinshi ngiye kuba updating mu kanya gato, nyuma y'iminota mike cyane ndabakubita indi update kuri Rayon Sport.